mu gihe nabaga ntarinjira mu kibuga ndi kwa sister abo dukinana nahita mbabwira agiye gutera umupira mwiza mu mbyini irambike urumva nuko nyine uwo mukino narawukundaga nkongera ngakunda volleyball iyo ni mu mikino y'amaboko numva noneho itera ibyishimo cyane buriya nkunda n'umuziki ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri .tv entertainment tuguhaye ikaze muraho neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye harimo wenda nko kuba wenda ikibazo cya mbere kirakivuga ati nko kuba bati ni muntu ki wakwifuza ko yaba inshuti yawe nyine mu buzima busanzwe. ubundi kuri iyi si kubona inshuti nyashuti biragoye gusa ubundi inshuti nyashuti nishobora kukwihanganira mu bibazo ibyo ari byo byose mu byiza mukaba muri kumwe no mu bibi akaza imbere ariko kuri iyi si ya Nyagasani aho bigeze ubu ngubu muri iki gihe turimo iyo nshuti ntiwapfa kuyibona kuko n'uwo mwashakanye asigaye akukubita ifuni akakurangiza neza neza kandi urumva yuko uwo niwe wakagize gute kuba inshuti ya mbere izindi zikaza ziyongeraho ariko ngira ngo ujye ubyumva hirya no hino ngo umugabo yishe umugore umugore yishe umugabo umwana yishe se ubwo urumva hari ubushuti bukiriho. Ikintu nawe nkubajije inshuti wenda wakumva nyine yakubera inshuti ukumva wenda nk'imico yiwe ukavuga ati umuco y'umuntu imico afite yambera inshuti wenda nicyo kintu nashaka kuvuga ati wenda ukavuga ati umuntu afite inshuti nziza umuntu wita ku bantu umuntu wenda like that ibintu nk'ibyo nicyo nshaka kugira ngo wenda ubwire. Ubundi wakambereye inshuti ni umuntu udahemuka wanga guhemuka inyangamugayo uko byagenda kose avamo inshuti ariko isi yaje mu rwango ubuhemutsi yego buri iyo wahemutse kuba inshuti uba wabitaye kuri iki gihe rero kugira ngo upfe kubona umuntu utaguhemukira sinzi ko wapfa kumubona niyo mpamvu rero kumbaza umuntu wambera inshuti atujuje adafite ubunyangamugayo ntawe ubundi inshuti iva mu nyangamugayo iyo uri inyangamugayo ushobora kuba inshuti. Yego ikindi kibazo cya kabiri nk'icyifuzo cyawe nkavuga ati wenda ni ikihe kintu ushobora kwifuriza nk'umwana wawe kugira ngo yazaba mu iterambere wenda urabona turi kujya mu isi y'iterambere ni ikihe kintu wakwifuriza umwana wawe ko yazaba? Jewe nkurikije icyo umwana wanjye yazaba icya mbere yakura amaboko mu mufuka akirinda ubunebwe agakunda umurimo nyuma y'ibyo bishobora kumuha icyo yazaba ariko icyifuzo cyanjye mba numva umwana wanjye yaba inyangamugayo kandi nta nyangamugayo ikena nta nyangamugayo ibaho nabi ni ukuvuga ngo umwana wanjye rero akuye amaboko mu mufuka akirinda ubunebwe agakunda umurimo akaba inyangamugayo yaba umukire. Urabona ko wenda turi nko mu isi y'iterambere nta muntu wenda ugitira telefone cyangwa ngo ajye ku iposita ahantu runaka ngagura amayinite wenda ngo bamuhamagare akenshi buri muntu wese afite telefone wenda ashobora guhamagara mugenzi we cyangwa se mu gihe agize ikibazo ni mu isi y'iterambere kuko niko mbibona. Nk'umwana wifuza ko wenda iterambere ryiwe ryakomeza mu ruhe rwego? Urabona
nkuko natangiye nkubwira gukunda umurimo njye mba numva umwana wanjye yaba umutekinisiye hari ukuntu umwana akurana utuntu tw'udukoryo agakura akunda kubaka agakura akunda gukanika utuntu tw'utumodoka uturadiyo agakunda kuba yakina umupira mba numva icyo yaba icyo ari cyose ari umutekinisiye nabyishimira dore ko bavuga ngo umwana w'umutekinisiye arabwirirwa nta burara ubwo nawe umwana yazabyara ntabwo yazabwirirwa kuko cyangwa ngo aburare iyo abwiriwe ntashobora kuburara ubwo ni kwa gukura amaboko mu mufuka agakora ikindi kibazo cya gatatu ni cya gatatu cya kane cya gatatu ni uwuhe mukino cyangwa se nihe mikino wowe ubwawe wakumva wakina cyangwa se wakinye ikagushimisha nkiri umusore ndi ku ishuri nakinnye umukino bita handball ni umukino bakinisha amaboko mbahana agapira ariko nkakunda gutsinda igitego ndyamye hasi namara mbese mu kujya kugitsinda nkagenda umupira ukagera mu kibuga nanjye mu izamu namaze kuryama hasi akantu rero mu gihe nabaga ntarinjira mu kibuga ndi kwa sisita abo dukinana nahita mbabwira ngo agiye gutera umupira mwiza mu mbyini irambike urumva nuko nyine uwo mukino narawukundaga nkongera nkakunda volleyball iyo ni mu mikino y'amaboko numva noneho itera ibyishimo cyane buriya nkunda n'umuziki umuziki ntabwo ari umukino ubwo narishatse kubwira mu bintu bishimisha ni ukuvuga ngo uvuze ko wenda hari imikino ukunda nk'amakipe nko mu makipe byanze bikunze urabona aya football handiki urumva ni iyihe kipe ushobora kuba wakunda cyangwa se nayo makipe wakunda kujya uyishimira kujya wanayabetingira wa mugabo we nkunda ikipe Arsenal no byongeye hajeho n'akarusho visit Rwanda uriya na excellence wacu niyafana ariko si cyo nagendeyeho yasanze nyikunda yitwa The Gunners abarashi uranda bakunda cyane Arsenal ni ikipe nkunda dore ko ubu ngubu inahagaze neza iri ku mwanya wa mbere muri Premier League nkongera nkakunda umukinnyi bita Christian namukunda ajya ashimisha cyane ikindi kintu ni ikijyanye n'amatungo ni nahe matungo yo mu rugo ushobora korora cyangwa se wakwishimira kubijya nawe ubwawe ushobora kuyorora ukumva ni ikintu cyiza cyane buriya amatungo yose arashimisha bitewe n'ubushobozi naba afite itungo ryose naryorora uvanyemo ingurube buriya ingurube ni itungo ribi ni itungo rigusaba ngo ukure umwana mu nzira buriya ntiwaryamisha uruhinja hafi y'ingurube wasanga yarurangije ariko buriya nta nka ikandagira uruhinja numva nta nka yakwica uruhinja ubwo rero amatungo yose abaho aba ameze ukuyemo iryo ngiryo nta tungo ntabasha korora mfite ubushobozi bwo kuryorora nko mu Rwanda murabona ko inda ko turi mu isi y'iterambere byanze bikunze tuzamukana n'abasitari abaririmbyi abakinnyi ba filimi ibintu nk'ibyo ni nk'uwuhe musitari waba ukunda cyangwa se wishimira muri iki gihugu cy'u Rwanda buriya nkunda Ama G The Black Ama G The Black umukundira iki buriya agira indirimbo zirimo ubutumwa
hari indirimbo ye ijya inshimisha nyine, urabona imyaka ni myinshi sinabasha kuzifata mu mutwe, ariko nk'iyo nkuyemo nk'utujambo tubiri dufite umumaro, kuriya nk'iriya ndirimbo ye yo avugamo gukira ngo uburambe mu kazi. Umwana arangije kwiga agiye gushaka akazi, barangiza ngo baramusaba uburambe. Uburambe arabukura he? Mu byo yize ko atize mu burambe. Nibamuha akazi akagireho uburambe, hanyuma bazabumusabe kuko bazaba babumuhaye. Ugasanga umuntu agiye ku kazi, asabye akazi, azi yuko ashobora kugakora, barangiza ngo umaze igihe kingana iki ugakora, kandi nibwo agisohoka ku ntebe y'ishuri. Icyo gihe aragikura hehe? Iyo ndirimbo yatumye nkunda Ama-G The Black. Buriya nawe nuzaba utanga akazi ntuzajye kuvuga ngo uburambe umuntu exame, urumva urebe yuko ayitsinda, nayitsinda pasinge mu kazi. Ahibyo kumubaza uburambe buri bumuhohoteye. Ikindi kibazo cya gatanu, urabona ko muri Congo ari kubera intambara itandukanye. Ni iki kihe kintu wabwira M23